Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya mbere. Umwami Dawidi ageze mu zabukuru. Umwami Dawidi yari ageze mu zabukuru ashaje cyane ku buryo bamworosaga imyenda ntasusurukirwe. Abagaragu be baramubwira bati, Nyagasani bagushakira inkumi y'isugi igukorere, ijye igukuyakuya kuraze kugira ngo ususurukirwe. Bashaka umukobwa mwiza mu Isiraheli yose, babona Abishagi w'i Shunemu bamuzanira umwami. Uwo mukobwa yari mwiza cyane, akajya kuyakuya Dawidi amukorera, ariko ntiyamurongora. Adoniya ararikira ubwami. Hanyuma Adoniya umuhungu wa Dawidi na Hagita ararikira ubwami avuga ati, ninjye uzaba umwami. Ahita yishakira amagare y'intambara n'abarwanira ku mafarashi n'abagabo 50 bo kujya bamugenda imbere. Nyamara muri ibyo byose nta na rimwe se yari yarigeze amucyaha ngo amubaze ati, ibyo ukora ibyo ni ibiki? Adoniya niwe wari murumuna wa Abusalomu, kandi yari umusore w'uburanga. Bukeye agisha inama Yowabu mwene Seruya n'umutambyi Abiyatari, nabo baramushyigikira. Nyamara umutambyi Sadoki na Benaya mwene Yehoyada n'umuhanuzi Natani na Shimeyi na Rehi n'izindi ntwari za Dawidi ntibashyigikira Adoniya. Natani na Batisheba bashyigikira Salomo. Nuko Adoniya atamba intama n'ibimasa n'inyana z'imishishe hafi y'urutare rw'i Zohereti ruri bugufi bwa Enirogeri. Bityo atumira abavandimwe be bose, ari bo bana b'umwami n'abantu bose b'i Buyuda bari abagaragu b'umwami. Icyakora ntiyatumira umuhanuzi Natani na Benaya n'abarinzi b'ubwami na mwene se Salomo. Salomo ab'umwami. Nuko Natani abwira Batisheba nyina wa Salomo ati, ntuzi ko Adoniya mwene Hagita yigize umwami kandi Dawidi akaba atabizi? None reka nkugire inama uyikurikize, bityo urakiza amagara yawe n'ay'umuhungu wawe Salomo. Jya ku mwami Dawidi umubwire uti, Nyagasani, ntiwandahiye ko umuhungu wawe Salomo ari buzaba umwami akagusimbura ku ngoma? None kuki himye Adoniya? Nuko igihe uri bube uvugana n'umwami, nanjye ndinjira ngushyigikire. Batisheba ajya ku mwami Dawidi amusanga aho yari ari mu cyumba, kuko yari ashaje cyane. Abishagi wa mukobwa w'i Shunemu yaramukoreraga. Batisheba niko gupfukamira umwami, nawe aramubaza ati, urifuza iki? Batisheba aramusubiza ati, Nyagasani wandahiye mu izina ry'Uhoraho Imana yawe ko umwana wawe Salomo ari buzaba umwami akagusimbura ku ngoma. None dore Adoniya niwe wimye ingoma, nyamara wowe Nyagasani utabizi. Yatambye ibimasa n'inyana z'imishishe n'intama nyinshi, atumira abahungu bawe bose n'umutambyi Abiyatari na Yowabu umugaba w'ingabo, nyamara ntiyatumira umugaragu wawe Salomo. None rero Nyagasani, ubu Abisirayeli bose baguhanze amaso kugira ngo ubatangarize ugiye kugusimbura ku ngoma. Naho ubundi Nyagasani, numara gupfa, njye n'umuhungu wanjye Salomo bazadufata nk'abagome. Batisheba akivugana na Dawidi, umuhanuzi Natani abarinjiye. Abagaragu b'umwami baramubwira bati, umuhanuzi Natani yinjiye ibwami. Nuko Natani yubama imbere y'umwami aramupfukamira. Aramubaza ati, Nyagasani, mbese ni wowe wategetse ko Adoniya ari we uzagusimbura ku ngoma? Dore uyu munsi yagiye atamba ibimasa n'inyana z'imishishe n'intama nyinshi, atumira abahungu bawe n'abatware b'ingabo bose n'umutambyi Abiyatari
bose bari imbere ye bararya baranywa bavuga bati, harakabaho umwami Adoniya. Icyakora nyagasani, njyewe n'umutambyi Sadoki na Benaya mwene Yehoyada na Salomo ntabwo yadutumiye. None se nyagasani, waba waravuze uza gusimbura ku ngoma utabitumenyesheje? Umwami Dawidi aravuga ati, nimumpamagarire Batisheba. Araza ahagarara imbere y'umwami. Nuko Dawidi aravuga ati, ndahiye Uhoraho wankijije akaga kose, nk'uko nabirahiye mu izina ry'Uhoraho Imana ya Isiraheli, nkavuga ko umuhungu wawe Salomo ari we uzansimbura ku ngoma. Uyu munsi ngiye gusohoza icyo nasezeranye. Batisheba apfukamira umwami yubamye aravuga ati, harakabaho umwami Dawidi iteka ryose. Umwami Dawidi atumiza umutambyi Sadoki n'umuhanuzi Natani na Benaya mwene Yehoyada. Baraza bahagarara imbere y'umwami. Umwami Dawidi arababwira ati, mujyane n'ingabo zanjye mushyire umuhungu wanjye Salomo ku nyumbu yanjye, mumujyane i Gihoni. Umutambyi Sadoki n'umuhanuzi Natani bamwimikisha amavuta ab'umwami wa Isiraheli. Muvuze ihembe muvuge muti, harakabaho umwami Salomo. Mumuherekeze aze yicaye ku ntebe yanjye ya cyami, ansimbure ku ngoma. Mushyiriyeho gutegeka Abisiraheli n'Abayuda. Benaya mwene Yehoyada asubiza umwami ati, bibe bityo nyagasani, koko ibyo nibyo Uhoraho Imana yawe ishaka. Nk'uko kandi Uhoraho yabanye nawe nyagasani, aba ariko azabana na Salomo. Ubwami bwe azabushyire hejuru, ndetse burute ubwa databuja Dawidi. Nuko umutambyi Sadoki n'umuhanuzi Natani na Benaya mwene Yehoyada n'Abakereti n'Abapereti buriza Salomo ku nyumbu ya Dawidi, bamujyana i Gihoni. Bagezeyo, umutambyi Sadoki afata ihembe ryuzuye amavuta yavanye mu ihema ry'Uhoraho, ayimikisha Salomo kugira ngo abe umwami. Bavuza ihembe, maze abantu bose batera hejuru bati, harakabaho umwami Salomo. Hanyuma Salomo arataha, rubanda bamuherekeza banezerewe cyane bavuza imyirongi, ku buryo ubutaka bwatigiswaga n'amajwi yabo. Salomo agirira imbabazi Adoniya. Adoniya n'abatumirwa be bamaze gufungura, bumva urusaku. Yowabu yumvise ihembe rivuga arabaza ati, kuki mu mujyi hari urusaku rwinshi? Yowabu akivuga atyo, Yonatani umuhungu w'umutambyi Abiyatari abagezaho. Adoniya aramubwira ati, injira kuko uri umugabo w'intwari, ugomba kuba utuzaniye inkuru nziza. Yonatani asubiza Adoniya ati, inkuru si nziza, umwami Dawidi amaze kwimika Salomo kugira ngo abe umwami. Dawidi yategetse umutambyi Sadoki n'umuhanuzi Natani na Benaya mwene Yehoyada n'Abakereti n'Abapereti ngo bashyire Salomo ku nyumbu y'umwami. Umutambyi Sadoki n'umuhanuzi Natani bamwimikisha amavuta i Gihoni kugira ngo abe umwami. Bagarukanye nawe banezerewe cyane ku buryo umujyi wose wuzuye urusaku, ari nabwo mwumvise. Ndetse ubu Salomo yicaye ku ntebe ya cyami. Ikindi kandi n'ibyegera byose by'umwami Dawidi byaje kumushimira bivuga biti, Imana izashyire hejuru izina rya Salomo gusumba aho iryawe ryari rigeze, kandi izahe ubwami bwe kugira icyubahiro gisumba icyo ubwawe bwageze. Umwami Dawidi apfukama ku buriri bwe aravuga ati, nihasingizwe Uhoraho Imana y'Abisiraheli, yo yashyizeho uyu munsi uwo kunsimbura ku ntebe ya cyami ngirebera. Abatumirwa ba Adoniya babyumvise bashya ubwoba, barahaguruka baratatana buri wese acukwe.
Adoniya agira ubwoba bwinshi kubera Salomo, nuko aragenda afata ku mahembe y'urutambiro. Baza kubwira Salomo ko Adoniya yamutinye cyane, agahungira ku rutambiro, agafata ku mahembe yarwo, akavuga ati, sinzahava keretse Salomo andahiye ko atazanyicisha inkota. Salomo aravuga ati, naba inyangamugayo nta n'agasatsi na kamwe kazava ku mutwe we, ariko nagwa mu ikosa na rito azicwa nta kabuza. Umwami Salomo yohereza abantu kumuvanaho ku rutambiro. Araza apfukamira Salomo yubamye. Salomo aramubwira ati, itahire. Abami ba mbere igice cya 2. Amabwiriza aheruka ya Dawidi. Urupfu rwa Dawidi rwegereje, ahamagaza umuhungu we Salomo aramubwira ati, dore urupfu rurangira amajanja, none komera kandi uzaba umugabo. Ujye wubahiriza ibyo Uhoraho Imana yawe ategeka, ugenze uko ashaka kandi ukurikize amateka ye n'amabwiriza ye n'ibyemezo afata n'impuguro ze nk'uko byanditswe mu mategeko ya Musa. Bityo ibyo bizatuma uhirwa mu byo uzakora byose aho uzaba uri hose. Uhoraho azasohoza isezerano yasezeranije ati, abazagukomokaho nibitwara neza bakangiraho umurava babikuye ku mutima mu mibereho yabo yose, nk'uko nabivuze, ntihazabura muri bo ugusimbura ku ngoma ya Isiraheli. Dawidi arakomeza ati, nawe ubwawe uzi ibyo Yowabu mwene Seruya yangiriye n'ibyo yakoreye babagaba b'ingabo b'Abisiraheli, ari bo Abuneri mwene Neri na Amasa mwene Yeteri. Yarabishe amena amaraso nk'ayo mu ntambara kandi ari mu gihe cy'amahoro. Ayo maraso niwe abarwaho mu buryo bwose. Niyo mpamvu akwiriye gukorana ubwitonzi, ntuzatume yisazira amahoro. Naho abakomoka kuri Barizerayi w'i Gileyadi uzabatoneshe bajye barira ku meza yawe, kuko bashyigikiye ubwo nahungaga mukuru wawe Abusalomu. Dore kandi uri kumwe n'Abishimeyi mwene Gera w'Umubenjamini w'i Bahurimu, wamvumye umuvumo mubi ubwo najyaga i Manahimu, nyamara ubwo nagarukaga yaje kunsanganira ku Yorodani. Murahira mu izina ry'Uhoraho ko ntazamwicisha inkota. None ubu ntukamubabarire na gato. Nzi ko uri umunyabwenge, uzi uko uzamugenza. Ntuzatume yisazira amahoro, ahubwo uzamwice. Dawidi arapfa asimburwa na Salomo. Nuko Dawidi arapfa, bamushyingura ahitwa mu murwa wa Dawidi i Yerusalemu. Imyaka Dawidi yamaze ku ngoma mu Isiraheli yose hamwe ni 40. I Heburoni yamaze y'imyaka 7, i Yerusalemu amara imyaka 33. Umuhungu we Salomo amusimbura ku ngoma, ubwami bwe burakomera cyane. Salomo yicisha Adoniya. Igihe kimwe Adoniya umuhungu wa Dawidi na Hagita yagiye kwa Batisheba nyina wa Salomo. Batisheba amubonye aramubaza ati, ni amahoro? Adoniya ati, ye ni amahoro, ariko mfite icyo nshaka kukubwira. Batisheba ati, ngaho mbwira. Adoniya aramubwira ati, uzi ko ubwami bwagombaga kuba ubwanjye, kandi ko Abisiraheli bose bari bampindukiriye kugira ngo banyimike mbe umwami. Nyamara kuko Uhoraho ariko yabishatse, ubwami bwabaye ubw'umuvandimwe wanjye. None hari icyo ngusaba niba ubinyemereye. Batisheba aramubwira ati, kivuge. Adoniya aramubwira ati, ndakwinginze unsabire umwami Salomo
kuko wowe adashobora kukwangira, anshyingire Abishagi w'i Shunemu. Batisheba aramusubiza ati, ndabyemera, ndajya kubikubwirira umwami. Batisheba ajya kureba umwami Salomo ngo amubwire ibya Adoniya. Amugeze imbere, umwami arahaguruka aramusanganira, aramupfukamira. Nuko arongera yicara mu ntebe ya cyami, ategeka ko bashyira intebe y'umugabekazi iburyo bwe. Batisheba aricara. Batisheba aramubaza ati, uranyemerera ko ngira ikibazo nkubaza? Umwami aramusubiza ati, ndabikwemereye mubyeyi wanjye, mbaza. Nyina aramubwira ati, mbese birashoboka ko washyingira umuvandimwe wawe Adoniya, Abishagi w'i Shunemu? Umwami Salomo asubiza nyina ati, kuki umusabira Abishagi w'i Shunemu? Dore ni mukuru wanjye, wari ukwiriye kumusabira n'ubwami. Azabufatanye n'abayoboke be, ari bo umutambyi Abiyatari na Yowabu mwene Seruya. Maze umwami Salomo arahira mu izina ry'Uhoraho avuga ati, niba amagambo Adoniya avuze atari ayo kumwicisha, Imana ibimpore ndetse bikabije. Ubu ndahiye Uhoraho muzima, wampaye gukomera, akampa gusimbura data Dawidi ku ngoma, kandi akampa ubwami nk'uko yari yarabisezeranye ko uyu munsi Adoniya ari bupfe. Nuko umwami Salomo yohereza Benaya mwene Yehoyada yica Adoniya. Abiyatari yirukanwa i Yerusalemu. Nuko umwami abwira umutambyi Abiyatari ati, genda ujye Anatoti mu isambu yawe, kuko nawe wari ukwiriye gupfa, ariko sindi bukwice uyu munsi, kuko wahetse isanduku y'Uhoraho ukagendana na data Dawidi ukababarana nawe. Uko niko Salomo yirukanye Abiyatari, ntiyongera kuba umutambyi w'Uhoraho. Bityo ijambo Uhoraho yavugiye i Shilo ku muryango wa Eli rirasohora. Salomo yicisha Yowabu. Iyo nkuru iza kugera kuri Yowabu, kandi Yowabu yari umuyoboke wa Adoniya, nubwo atari umuyoboke wa Abusalomu. Nicyo cyatumye ahungira mu ihema ry'Uhoraho, agafata amahembe y'urutambiro. Babwira Salomo ko Yowabu yahungiye mu ihema ry'Uhoraho, akaba ari ku rutambiro. Salomo yohereza Benaya mwene Yehoyada, aramubwira ati, genda umwice. Benaya aherako ajya mu ihema ry'Uhoraho, abwira Yowabu ati, umwami aravuze ngo sohoka. Yowabu aramusubiza ati, sinsohoka, ahubwo nzicirwe hano. Nuko Benaya asubira ibwami, atekerereza umwami ibyo Yowabu yamubwiye byose. Maze umwami aramubwira ati, genda uhamwicire nk'uko yabyivugiye, maze umuhambe. Bityo amaraso y'inzirakarengane Yowabu yavushije araba ahanaguwe kuri nge no ku muryango wa data. Uhoraho araba amuryoje ko yicishije inkota abagabo babiri bamurushaga cyane ubutungane, akabica data Dawidi atabizi. Abo bagabo ni Abuneri mwene Neri, wari umugaba w'ingabo z'Abisiraheli, na Amasa mwene Yeteri, wari umugaba w'ingabo z'Abayuda. Amaraso yabo azabarwe kuri Yowabu no ku bazamukomokaho iteka ryose. Naho Dawidi n'abazamukomokaho n'umuryango we n'ingoma ye, tuzagire amahoro atangwa n'Uhoraho iteka ryose. Maze Benaya mwene Yehoyada asubirayo, asumira Yowabu aramwica, hanyuma amuhambisha mu isambu ye. Umwami ashyira Benaya mwene Yehoyada umwanya wa Yowabu umugaba w'ingabo, naho ku mwanya w'umutambyi Abiyatari ahashyira Sadoki. Salomo yicisha Shimeyi. Umwami ahamagaza Shimeyi aramubwira ati, wiyubakire inzu i Yerusalemu uyituremo, kandi ntuzigere
uyisohokamo ngo ugere ahandi ujya. Umunsi wayisohotsemo ukambuka akabande ka Kedironi, umenye ko uzapfa nta kabuza, amaraso yawe akakubarwaho. Shimeyi abwira umwami ati, Nyagasani, ijambo ryawe ndarishimye, nzabikora nk'uko ubivuze. Shimeyi aguma i Yerusalemu ahamara igihe kirekire. Hashize imyaka 3, babiri mu bagaragu ba Shimeyi bahungira kwa Akishi mwene Maka, umwami w'i Gati. Shimeyi yumvise ko abagaragu be bari i Gati, arahaguruka ategura indogobe ye, arayurira ajya i Gati kuvana abagaragu be kwa Akishi, maze aragarukana nabo i Yerusalemu. Salomo aza kumenya ko Shimeyi yavuye i Yerusalemu akajya i Gati akagaruka. Salomo atumiza Shimeyi aramubaza ati, mbese sinakurahije mu izina ry'Uhoraho nkakwemeza ko nusohoka ukarenga umugi uzapfa nta kabuza? Nawe warabimbwiye uti, ijambo ryawe ndarishimye kandi ndaryumvise. None ni kuki utakomeje indahiro warahiye mu izina ry'Uhoraho, ntiwubahirize amabwiriza naguhaye? Wowe ubwawe uzirikana ibibi byose wakoreye data Dawidi, none Uhoraho aguhoye ububi bwawe. Naho njyewe ampaye umugisha, kandi intebe y'ubwami ya Dawidi Uhoraho azayikomeza iteka ryose. Umwami ategeka Benaya mwene Yehoyada yica Shimeyi, nuko ingoma ya Salomo irakomera.